Ndabasuhuje kandi nongeye kubakira mu kiganiro CNM podcast gitegurwa n'umuryango Christ for the Nations Ministries. Ye nitwa Vitali Muvunyi. Reka ntangire nifuriza abamama, ababyeyi b'abamama bose umunsi mukuru mwiza w'abamama. Turabizi ko tubigiraho urukundo, muratubyara tukabigiraho urukundo. Ubwo natwe dutanga kenshi twarakuye kuri mwebwe. Turabashimira kandi turabakunda natwe. Mugire umunsi mwiza rero w'abamama. Uyu munsi nkuko bisanzwe tugiye kugirana ikiganiro, ndi kumwe n'abatumirwa bahuye n'insanganyamatsiko tubiza ko twigaho uyu munsi. Uyu munsi turaza kuvuga ku ihungabana no kurikira, ariko tubirebeye mu mboni za Bibiliya. Ndi kumwe n'abatumirwa babiri. Umwe ntabwo ari umutumirwa cyane, ni umuyobozi mukuru wa Christ for the Nations Ministries, umuryango nari maze kubabwira utegura iki kiganiro, Dr. Norman Paul Desire. Karibu cyane. Mwakoze. Kumwe nanone kandi n'umuyobozi wa LR Ministries Rwanda, umuryango wakira abantu ukabigisha ijambo ry'Imana, hanyuma muri iyo process hakabamo n'ibintu byo gukira no kubohorwa cyangwa kubaturwa. Mr. Lambert Bariho, ni karibu cyane. Mwakoze cyane. Twishimiye ko mwemeye kuza kubana natwe ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko, kubera ko ari insanganyamatsiko mu by'ukuri muri iki gihe ikwiranye n'igihe turimo, mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko muri rusange hagenda haba ibibazo byinshi birebana n'uburwayi cyangwa n'ibibazo byo mu mutwe by'abantu benshi bita mental issues mu Kinyarwanda, ari ukuvuga ngo uburwayi bwo mu mutwe bagahita bumva ibisazi gusa, ariko nibaza ko ibisazi ari cyangwa gusara, sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda cyiza, ubumuga bwo mu mutwe cyangwa iki, uburwayi bwo mu mutwe. Nibaza ko ari bumwe gusa muri bwinshi cyangwa mu bibazo byinshi by'ubuzima bwo mu mutwe, ariko ntabwo ari bwo bwonyine. Muri iki gihe hariho imibare igaragaza ukuntu ibyo bibazo byagiye byiyongera cyane muri rusange ku isi, ariko impamvu ya kabiri ituma iyi nsanganyamatsiko ikwiriranye n'igihe turimo ni uko turi no mu minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi yasize ibikomere byinshi, yasize guhungabana. Ari nayo mpamvu tubigarukaho uyu munsi. Ubwo rero uyu munsi tuganira turaza kuba dusa nk'ababigarukaho muri rusange, no ku bantu wenda bashobora kuba bavuga Ikinyarwanda cyangwa bacyumva. Abarundi ntibavuga Ikinyarwanda ariko baracyumva, bashobora kuba bafite ibyo bibazo, ariko noneho n'Abanyarwanda by'umwihariko bashobora kuba bafite ihungabana rikomoka muri aya mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Turaza kuba tubigarukaho muri rusange. Umutima wacu icyo twifuza ni uko uwaba afite icyo kibazo cyangwa ubana n'ugifite, n'ufite ikibazo cyo guhungabana, hamwe no gufashwa n'Imana, ikiganiro kiza kumugirira umumaro, akaba yabona uko afashwa, akaba yamenya uko ashaka ubufasha. Munyemerero ntangire mbaza Lambert Bariho, nubwo namuvuze ariko ndashaka kugira ngo twibwire, anatubwire icyo umuryango navuze ukora, kuko bifite aho bihurira cyane n'ibyo tubiza kuba tuganiraho. Murakoze cyane. Nitwa Lambert Bariho, nkaba ndi umugabo wubatse, ufite urugo n'abana 2, hanyuma ngakora mu muryango wa Gikristo witwa LR Ministries Rwanda. Akaba ari umuryango ufite ku mutima gufasha abantu kuba bigishwa nyakuri ba Yesu Kristo, ariko no gukira ibikomere, kandi mu buryo bwose. Impamvu tubikora nuko twiringira ko buri muntu Imana yamuremye imufiteho umugambi, ariko hari igihe ibikomere n'ibindi tunyuramo bihinduka inzitizi yo kugera kuri wa mugambi Imana yaturemeye. Tukumva rero dushaka kuba abafatanyabikorwa n'Imana ngo izane gukira kwayo ndetse no gusana kwayo mu buzima bw'abantu, bashobore gusohoza icyo Imana yabagambiriyeho n'icyo yabaremeye. Dukorera Kicukiro Niboye, kandi twakira abantu bose. Murakoze. Urakoze cyane. Ndagira ngo ari nawe dutangiriraho usa nk'udusobanurira iyo bavuze ihungabana, umuntu yumva iki? Urakoze cyane. Iyo abantu bavuze guhungabana, hari ibitekerezo byinshi bihita biza mu mitwe y'abantu. Muri rusange hari igihe umuntu yumva wa muntu wagize ikibazo akaba ari kuvuga wenda ibiterekeranye
yagize ubwoba, yasubiye mu nkuru ze, abenshi nibyo bahita batekereza. Ariko ugiye kubireba, ihungabana ni igikomere cyose kigera ku muntu kubera ibyo yanyuzemo cyangwa se ibyo yaciyemo, yaba vuba cyangwa se mu gihe cyahise, bikaba bifite ukuntu byamunyeganyeje, haba ku mubiri, haba mu bugingo ndetse no mu mwuka muntu we, bikaba bifite ukuntu byamukomerekeje, bikaba bifite ukuntu byamunyeganyeje. Ngira ngo mu Kinyarwanda byumvikana neza kubera ko hanavugamo iryo jambo guhungabana, biba bivuga ngo ntabwo kiri wa wundi, hari ikintu cyaje kirakunyeganyeza, ariko nticyakunyeganyeza bisanzwe, ahubwo kigira uburyo kikuremerera, kigira uburyo kikuvana mu mwanya wawe, kigira uburyo kigira ingaruka rimwe na rimwe ku mubiri, ubundi mu bugingo bwawe, no kuvuga mu bitekerezo, no kuvuga mu marangamutima yawe, ni no kuvuga no mu bushake bwawe, kuba washobora gufata ibyemezo, ariko kikaba cyanagera n'imbere kuri wa muntu wawe w'imbere, ari we tujya twita ngo ni umwuka muntu wacu, wa wundi ndiwe, ya identite yanjye, hahandi nsabanira n'Imana, hahandi hanjyewe wa nyakuri. Ihungabana rero ugiye kurivuga mu magambo make, wavuga ngo ni igikomere cyimbitse, ni igikomere cyimbitse kirenze kuba ibyabaye ari ibintu byoroshye bigusharatuye gusa, ahubwo kikaba ari igikomere cyimbitse ku buryo kikunyeganyeza kandi kikagira ingaruka akenshi ziramba ntitunamenye ko tuzifite, ariko zikaba dushobora kuba tubana nazo. Mu magambo make nuko navuga ihungabana. Narajya ku kibazo nifuza kubaza Norman kirebana naho bihurira na Bibiliya cyangwa n'ubukristo. Hari ikintu uvuze numvishe kinteye amatsiko yo gushaka kumenya. Hari ahantu uvuze ngo rimwe na rimwe ibintu umuntu yanyuzemo bikamukomeretsa bishobora kumutera ihungabana, ikaba ryanagira ingaruka ku buryo afata imyanzuro cyangwa ndagira ngo dusobanurire neza. Buriya akenshi twebwe iyo dutekereza nk'abantu tugatekereza ku ihungabana, turitekerereza mu marangamutima, kuba umuntu ababaye, kuba umuntu yishimye, ariko ntitubone uburyo iryo hungabana rinagira ingaruka ku myanzuro umuntu afata, ku bushobozi bwe bwo gufata imyanzuro. Hari abihungabana ritera kwirinda gufata imyanzuro iyo ari yo yose, ukabona afite ubwoba bwo gufata imyanzuro kuko ntabwo yizeye ikiravamo kubera uburyo ibyo yanyuzemo byamuhungabanyije. Ariko hakabamo n'abo bitera gufata imyanzuro ikarishye, rimwe na rimwe ubona iremereye. Wenda ntanze nk'urugero, hari nk'abantu, hari ahantu batakijya, yahisemo ko ahantu hateye gutya na gutya ntazongera kujyayo, bamwe wenda se ni aho bakomerekeye, bamwe se dufashe nk'urugero rwacu hano mu Rwanda, hari abantu nubwo hashize imyaka 30 ashobora 31 nyuma ya jenoside ashobora kuba atarakandagira iwabo, atari uko hari ikindi gihari, ariko ari uko yumva ntabwo arashobora kwiringira ko agezeyo ibintu byagenda neza. So urwo rero ni urugero rumwe, nuko akenshi dukunze gutekereza ihungabana tukaribona mu marangamutima, umuntu akumva ndababaye, mfite agahinda, mfite ishavu, mfite wenda se n'umujinya, mfite wenda se ubwigunge, tukaba ari aho tubirebera gusa. Ariko buriya ihungabana rigira ingaruka no ku byemezo dufata, rigira ingaruka ku mibanire yacu n'abandi, rigira ingaruka mu nzego nyinshi, no ku mubiri yewe rigira ingaruka, kuko hari bamwe ritera kudasinzira, hari bamwe ritera kudashobora kwicara ngo atuze, hari abo ritera uburwayi butandukanye. Byose rero bikaba ari ibintu abantu baba bakeneye kumenya ko ntabwo ari mu marangamutima gusa, no muri bya bice bindi bitugize ihungabana rishobora kuba ryagiraho ingaruka. Urakoze cyane. Nambere yavuze ko umuryango wabo ari uwa Gikristo, arongeraho ko zimwe mu ntego zabo ari uko bigisha abakristo kuba bigishwa abakristo nyakuri, ariko hazamo no gukira ndetse n'irihungabana garutseho. Ariko hari umuntu utayibaza, ariko abakristo cyangwa abitorero ntibakusanya ibintu byose bagashaka kubyinjiramo. Ubundi mukuri ubukristo, Bibiliya ihurira he n'ihungabana? Umuntu akaba yakwibaza ati in fact hari n'abakristo banemera yuko mukuri Bibiliya ubutumwa bwiza ari ikibazo cy'ibyaha
n'agakiza gusa bidafite aho bihurira n'ubwo buzima bundi bwo ku ruhande. So ubwo ndavugira nko ku muntu urimo kubyumva ari umukristo ari ubwa mbere, ashobora kuba wenda atanumva ikinyarwanda n'amateka y'u Rwanda atanazi n'iki, aribaza bene ibyo bibazo ni ibibazo nkwiye kugira icyo mbiganiraho n'Imana cyangwa n'abayobozi banjye b'itorero cyangwa iki, cyangwa uyu muntu agize ikibazo cyane cyane twemera ko umuntu akize ariko yagize ingaruka zikomeye cyane, agifite yakwigira kwishakira psychologist cyangwa iki, ntirwaza mu bintu by'ijambo ry'Imana. So ndashaka kumenya Bibiliya igifite icyo ikivuga ku guhungabana, ijambo ry'Imana rifite icyo ryabikoraho, ese itorero abakristo bagenzi bawe bafite icyo bafasha umuntu urimo guhura n'ikibazo nk'icyo? Urakoze brother Vital. Ngira ngo umuntu we yareberaho cyane cyane nk'urugero ni Kristo Yesu. Kristo Yesu we yaduhaye urugero rwiza muri Luka 4:18. Agerageza gutondekanya ibibazo nabyita ihungabana, gusenyuka kw'umutima, ibintu nk'ibyo. Ati ubutumwa bwiza, umwuka w'Imana ndiho, umwuka w'Imana ndiho kugira ngo kuvuga ubutumwa bwiza, gukiza bafite imvune mu mutima. Amen. Agerageza kwereka izo ngiro zose z'imitima yababaye, gushenjagurika umutima, ni nko guhungabana, kuba mu buzima bwo kuba imbohe. So ibyo byose ni categories cyangwa ni inzego Yesu yagerageje kutwereka impamvu yaje. Kandi hari ahandi Yesu yavuze ati nk'uko data yantumye namwe ariko muzagira iki, muzagenda cyangwa muzakora. Ubwo rero mission ya Yesu yo gukiza imitima, yo gusana imitima, yo guhumuriza imitima, ibyo byose birareba itorero. Ubutumwa bwiza ntabwo gusa ari ukuvuga ngo abantu bave mu byaha, ariko tugomba kureba nk'uko Lambert yabivuze, ukareba umuntu mu buryo bwuzuye. Hari ubwo abantu tuvanga ibintu tukavuga tuti umuntu ahungabanye tukabivanga ngo ni ibyaha, ngo ni amadayimoni, ariko ugiye kureba ashobora kuba ari ibintu byamugejeje aho hantu. Ubwo rero ni nayo mpamvu tuba dushaka nk'aba psychologists nabo babazi imiterere y'abantu. Imiterere y'abantu y'umuntu akubwiye ati niyo mpamvu nageze aha, umenya uti mbese uyu muntu icyo akeneye nta kindi ni ukwegerwa, ni ukuganirwa. Niba ari ihungabana ryagize ryatewe n'ibyo yanyuzemo ukabimenya. Ubwo rero itorero ntabwo ari ukuvuga ubutumwa bwiza gusa, ni byiza cyane. Yesu yarabivuze ngo ubutumwa bwiza ku bakene, kuba bukene, ariko arongera akavuga ati mwinjiremo n'imbere. So mission ya Yesu niyo tureberaho neza yuko itagarukiye gusa ku byaha, ariko yinjira mu mutima w'umuntu mu buryo bwuzuye. Murakoze cyane. Papa Lambert, mu 2012 mu kwa 12 ndibukana ari hano mu giterane cyitwa Youth Impact Mission, umuntu witwa Reverend Dr. Antoine Rutayisire avuga ikintu, aratubwira ngo community nyarwanda cyangwa abanyarwanda bameze ngo kubayobora ni nko gutwara bisi yuzuyemo abantu bakomeretse, mbese ni nko gufata bisi y'abantu benshi ukayihindura ambulance ubundi yo ibingira ngo inafitemo ibikoresho bituma umuntu yabasha kwita ku ndembe no kuki, ariko waba waravuga ngo ahubwo ni nko gufata bisi isanzwe ugashyiramo abantu bakomeretse bameze gute akaba ari gutwara. LL Ministries Rwanda yakira abantu batandukanye babagana bafite ibibazo bitandukanye birimo n'ibyihungabana. Nshaka kumenya abo mwakira cyane n'abameze batarutekereza akavuga ati ibyo byose abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi nibo bakwiye kujya gushaka bene ubwo bufasha. Rimwe na rimwe bigahita biheza, wenda tuvuge nk'urubyiruko rwavutse nyuma yayo, akumva wa mwana we ko ntacyo wabonye, ibi birakurebaho iki. Ariko najya muri rusange udufashije kugira ngo n'umuntu wenda w'umunyarwanda udukurikiye ahari wenda abe afite aho yakwisanga, ashobora kuba yakwisanga adahungabanye cyangwa ashobora kuvuga ati ariko muri iki gice nanjye nkwiye kurebamo neza nkareba ko nta bintu birimo bishobora kuba byaranteje ikibazo cyangwa bijya binteza ikibazo. So nashaka just dufashe nko ku urebye community nyarwanda
ihungabana rimeze gute, wenda atari mu mibare cyane kuko ushobora kuba utayigendanye, ariko muri rusange abanyarwanda bavuye muri background zitandukanye, bafite ibyiciro by'imyaka bitandukanye, iyo mubakira ibibazo byabo biteye biti? Ni ikibazo kigari ariko Imana iragufasha ko. Urakoze cyane. Ndi buhere wenda inyuma yavugaga aba psychologist, nanjye nibyo nize psychology muri kaminuza, ndetse no mu gihe cyo gusoza amasomo yanjye ubushakashatsi nakoze ni ingaruka za jenoside kuri sosiyete nyarwanda kandi mu bice bitandukanye. Nubwo narangije kera mu 2005, ariko byonyine ni mibare twari dufite icyo gihe no kugera ku yo dufite iki gihe igaragaza ko mu by'ukuri abantu bahungabanye, nubwo abantu bakunze gutekereza ko ari abarokotse jenoside kandi birumvikana ko ingaruka za jenoside kuri kominote nyarwanda zirenze n'izo dutekereza. Ndibuka icyo gihe nakoze ubushakashatsi, nagiye muri gereza mvugana n'abemeye jenoside, mvugana n'abatarayemeye, nagiye kuvugana n'abarokotse jenoside, navuganye n'abo mu miryango yatahutse, yaba bari baratashye, bari barahunze 59 za 70 na kangahe, yewe n'abagiye ejo bundi muri 94. Kimwe mu byagaragaye nuko ihungabana bigaragara mu buryo butandukanye, ariko muri sosiyete buri gice cyose kigize umuryango nyarwanda bigaragara ko harimo ihungabana rishingiye kuri jenoside, abaye ari nayo duheraho yonyine kubera ko ifite umwihariko wari, kuko ntabwo ari jenoside gusa itera ihungabana, icyo nacyo gikwiye kumvikana, ariko uhereye no kuri yo ubwayo ingaruka zayo, ihungabana yateje mu banyarwanda muri sosiyete nyarwanda ni ngari cyane. Reka wenda ntange nk'urugero rumwe, nagiye muri gereza imwe, hanyuma nsangamo umuntu ndusha imyaka mikeya wakoze jenoside. Icyo gihe yari yaranze no kwemera icyaha, hanyuma turaganira, mbanza nyine gusasira, bigeraho aza kunyisanzuraho ambwira byose, ariko ihungabana namusanganye ryari rirenze iry'umuntu yatekereza. Mu kuganira twaje kuganira, asanga hari undi muntu turi kurangizanya bari bariganye mu ishuri, yaraturitse ararira, aravuga ati ubu ngubu maze iki? Ese kuki utireze ngo wemere icyaha? Ati nanze kwirega kubera ko n'ubundi nta ikintu nkwiriye no gushyirwa hari abakandasa, kubera ko ibyo nakoze ni bibi, ntacyo maze muri sosiyete, ntabwo nshaka ko bansubiza muri sosiyete, aho ndi numva ariho nzapfira, ari byo binkwiriye. Kandi yari muto rwose icyo gihe, yari afite, nanjye nari mfite nk'imyaka nka 20, so nawe rero yarakiri muri za 20, ariko yari yarakoze jenoside. So urumva urwo ni urugero rumwe rukwereka uburyo ihungabana rishobora no kugera no kubagize uruhare muri jenoside, rishobora kugera ku miryango yabo, rishobora kugera ku bari barahunze, rishobora kugera ku bana, nk'uko dusanzwe tubizi, abana bakurira mu miryango akakura abona ababyeyi be bahungabanye, iryo hungabana ry'ababyeyi rikagira uburyo nawe rigenda rimugeraho. Wenda n'ikindi nacyo nanavuga, icyo cyari kuri jenoside, ariko buri ibitera ihungabana birenze gusa jenoside, birenze gusa ubugome, birenze gusa bya bindi binini. Ntanze nk'izindi ngero, turabizi muri sosiyete hajya habaho ihohoterwa, ugasanga nk'umuntu arahohotewe. Guhohoterwa ubwabyo bifite uburyo bihungabanya umuntu, cyane ibyago bikaba kiri muto, ubwabyo ibyo birahagije kugira ngo bihungabanye umuntu. Hari abahungabanywa n'ibyo babonye, ibyo abonye ntabwo ari we byakorewe, ariko abonye bikorerwa undi muntu. Ibyo bintu nabyo, ayo makuru arebye, akarebesha amaso, akumvisha amatwi ye, bifite uburyo bigenda bikanyeganyeza wa muntu we urimo hari imbere. Noneho iyo bibaye umuntu akiri mutoho, birushaho kuba bibi. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo igihaza gikomeretse kikiri gito, intimba yakikura ijya imbere. Bivuga ngo uko umuntu arushaho guhungabana ari muto, biba bizanagira ingaruka zinarenze.
ikindi nacyo kijya gitera ihungabana cyane cyane nko muri kino gihe turimo, buri ibibazo by'amakimbirane mu miryango, aho ujya kubona ukabona abantu barakimbiranye ariko birenze gusa kuba hari ibyo batumvikana, umwe ahohoteye undi, undi yanze undi, baradivorishije, baratandukanye kandi bibaye bibi, barareganye, abana barateraganwa, umwe iki gihe bari hano ejo bagiye ku mubyeyi wundi, imiryango yatangiye kubagabagabana. Ibyo ubwabyo kuri wa mwana ukiri mutoya bifite nawe uburyo biri buze kuba byamuhungabanya. Ubwo sinavuga ibindi biturutse mu buzima busanzwe bwaho umuntu ashobora kunyura no mu bihe bimugoye, ugasanga wenda anyuze mu kibazo cy'uburwayi cyangwa se bagize uburwayi bukomeye mu muryango, buraje umuntu yitabye Imana cyangwa se amaze igihe cya gihe kirekire arwaye. Uko kuntu byatinze, mu Kinyarwanda bavuze ngo urushyize kera ruhinyuza intwari rukayigora, ni uko kuntu byatinze nabyo bifite ukuntu bizahungabanya ba bantu bari kubinyuramo. Ibindi nabyo bijya bihungabanya tujya twirengagiza, buri ubukene bufite nabwo ukuntu buhungabanya abantu, kubera ko hari ukuntu butera ikimwaro, hari ukuntu butera kumva ufite ipfunwe, ukumva ni nkaho wowe utafite agaciro kubera ko hari ibyo udafite. Ni nayo mpamvu buriya guharanira iterambere ari ikintu cy'ingenzi cyane mu gufasha muri rwa rugendo rw'uko abantu bakira n'iryo hungabana. So byaba rero ibintu byinshi, iyo ubirebeye muri asipi imwe biragorana, niyo mpamvu bisaba kubyagura umuntu akabireba muri rusange, kandi ntubigire ibya bariya ngo wowe ukeke ko bitakureba, kubera ko nawe ushobora gusanga uhungabanye. Wenda mvuge impamvu iki ari ikintu abantu bakeneye gutekerezaho. Hari ukuntu mu Kinyarwanda baravuga ngo ushize impumpu yibagirwa icyamugenzaga. Hari igihe iyo hashize igihe waranyuze mu bintu nk'ibyo ngibyo, ugera igihe ugatangira gufatisha ubuzima, bigatangira kuza ugasa nk'ubirengejeho ngo nyine ubuzima bukomeze. Ariko ryahungabana wagize, niba ntacyo warikozeho ngo ubashe kurivana muri wowe, rishobora gukomeza riri muri wowe, rikazagira ingaruka nyuma y'imyaka myinshi utanamenye, utanakibuka n'icyakubabaje, utanakibuka nuko byagenze. Yego hari ibyo utakwibagirwa ariko ukumva biri kure, ntabwo byakabaye kuba ari byo biri kukuremerera uyu munsi. Ni nayo wabazaga ngo abantu twakira abantu nyine bari muri ibyo byiciro bitandukanye. Ntabwo navuga ngo abarokotse jenoside nibo twakira gusa, twakira n'abandi baje baturutse bavuye mu miryango ibyabakomerekeje, ugasanga nibirebana na za divorce ziri mu miryango, abagize ibyago bakabura ababo rimwe na rimwe mu buryo butandukanye, ugasanga wenda ni ku ndwara ntabwo yabuze we muri jenoside, ariko binyuze muri cya gihe wenda cy'uburwayi umuntu yarwaye, hanyuma uwaza kwitaba Imana, ibyo bikagira uburyo bimuhungabanya. So kimwe rero mu byo tubona biriho ni uko akenshi iyo ntacyo bikozweho, ujya kubona ukabona umuntu nyuma y'imyaka myinshi nibwo bimugarutse, ukabona mu by'ukuri nyuma ubuzima burasa neza, ariko ukabona ni nkaho adafite icyerekezo, ni nkaho byamuremereye, ni nkaho arabona yarakoze, yarubatse, yarabyaye, yageze kuri ibi, ariko yabireba akabona ntacyo bimumariye, kubera ryahungabana riri imbere atagize icyo akoraho muri cya gihe cyose gishize. Niyo mpamvu rero ari ikintu cy'ingenzi cyane, niyo mpamvu bidakwiye kugira abo byitirirwa ngo abandi twumve bitatureba, kandi gukira kumwe muri twe niko gukira kw'abandi, kubera ko turafatanya muri urwo rugendo rwo gufatanya mu rugendo rwo gukira. Urakoze cyane. Nashaka ko nanone udufashe ku muntu, sinzi niba ari mwebwe mubimurebera, ubwo ndavuga mwebwe abafasha abafite ihungabana nangwa ibikomere, cyangwa nabo ubwabo bashobora kubyirebera, ariko ndashaka kumenya hari indicators, hari ibimenyetso, hari ibintu bigaragara umuntu yarebera akavuga ati nyamara aha hantu nkwiye kongera nkahareba neza, wasanga hari ikibazo. Kuko umuntu ashobora hari igihe usanga umuntu yaraciye no mu kintu cyamuhungabanije ariko atanakibuka.
akaba agendera ihungabana ariko atanibuka mu by'ukuri ikintu cyamuhungabanije. Hari ibyo bimenyetso, hari ikintu umuntu yareberaho akavuga ati nkwiye kongera ngasuzuma ubuzima bwanjye kubera iki kintu na kimwe cyangwa kiriya bigaragara mu buzima bwanjye. Uvanyeho kuba wakwibuka wenda ibyo wanyuzemo, kubera ko umuntu waciye mu bintu bikomeye kwirirwa umubwira ko ahungabanye byaba ari nko gukina, kubera ko yabinyuzemo. Kuba atahungabana nicyo cyaba gitangaje. Ariko habaho ubundi buryo ushobora kubirebamo mu nzira nyinshi. Mu buryo bworoshye ni ukureba ubanye ute nawe ubwawe, wiyumva ute, wiyakira ute, ubanye ute nawe ubwawe. Wumva mu Kinyarwanda bajyaga bavuga ngo wumva ufite ubuzima n'impagarike, wumva unejejwe n'uburi wo, unejejwe n'aho ubuzima bwawe buri bugeze uyu munsi, aho buri kuva n'aho buri kwerekera. Kuko aho ngaho nta n'undi wahakurebera, ni wowe ubwawe ukeneye kureba ngo mbanye gute nanjye, mbanezezwa n'iki, mbabazwa n'iki, nishimishwa n'iki, ubuzima bwanjye numva buri kuwuhe murongo. Aho ni ku ruhande rumwe. Ahandi hakabiri ho kurebera, ubwo wenda ndabivuga muri rusange, hanyuma wenda umuntu yajya muri detaye cyane. Ahandi hantu ho kurebera ni mbanye gute n'abandi, mbanye gute n'abandi. Buriya mu mibanire y'umuntu n'abandi hashobora kugaragaza ihungabana cyangwa se ko umuntu adahungabanye. Akenshi iyo umuntu yahungabanye, kubana n'abandi biramugora, kubera ko bikunze kuzana ikintu cy'ubwoba. Umuntu agatinya kugira abo yifungurira, kubera ko avuga ati oya nta batongera, nabo batampungabanya, nabo batankomeretsa, nabo batagira. Rimwe na rimwe ugasanga mu mibanire n'abandi hahoramo intonganya, hahoramo guhangana, hahoramo umujinya n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo bikaba byagaragaza ngo hari ikitagenda. Hanyuma ku bakristo ho buriya nuko tubanye n'Imana bishobora nabyo kuba byaba indicator yuko hashobora kuba hari ikibazo. Ese nshobora gusabana n'Imana nkumva turi kumwe, nkumva turagendanye, nkumva irampumuriza, nkumva irankomeza, nkumva ndayibwira ikumva nanjye nayo yambwira nkumva. Ibyo nabyo bishobora kuba byagira ibyo, ariko ntibiri muri rusange. Ugiye kureba mu buryo buri bwimbitse, warebera mu marangamutima. Ese nejejwe n'ubuzima, ndanezerewe, ndi umuntu unezerewe, ndi umuntu wishimye, ndi umuntu si uko ibintu byose ari byiza, ariko byibuze nshobora kubona icyiza nkakishimira. Nahura n'ikibazo kikambabaza, ariko simpora mu mubabaro wa buri gihe, simpora mu gahinda ka buri gihe, simpora numva nta byiringiro bya buri gihe. Akenshi rero iyo mpora muri ibyo ngibyo biba bitangira kumbwira ngo reka nisubiremo ndebe niba nta hantu ibyo bintu byaba biri guturuka nshobora kuba narahungabaniye. Ibindi nabyo bizamo, hazamo bwa bwoba twavugaga, wa mujinya twavugaga, nabyo bishobora kuba byagaragaza yuko nshobora kuba mfite ikibazo. Muri ya mibanire rero navugaga n'abandi, buriya n'abandi nabo bashobora kuba bagufasha, kugenda bakufasha kumenya ngo nyamara hano hari ikintu kitagenda, kubera ko ubuzima ni magirirane. Turi abantu tuba muri sosiyete, iyo abandi bashobora kugufasha, hari ibintu utiyiziho, ariko abandi bakaba bagufasha kumenya ngo nyamara tubona hano bitameze neza, tubona hano ukunda kuva mu bandi, tubona hano utajya utanga umusaruro wawe nk'uko bikwiriye, tubona hano ibyo mu kazi biri kukunanira kubera ko wenda udasinzira, urara wicaye, ugera mu gitanda ukigaragura ntushobore gusinzira kubera ko hari ukuntu nyine utabanye neza nawe ubwawe. Ntibiba ari ikibazo cyawe, ariko ari ikibazo cya bwa buzima wanyuzemo bwakubitsemo ihungabana, uyu munsi rikaba rigiye rifite ingaruka mu buryo butandukanye. So byaba birebire cyane rero kubidevelopa, ariko muri make ubanye ute nawe ubwawe, ubanye ute n'abandi, kandi kubizeraho ese mbanye gute n'Imana. Aho ngaho hashobora kuba haba uburyo bworoshye bwo gutangira kureba naba mpagaze gute. Urakoze cyane. Ngiye kubaza Norman cyane kubera ko wahoze utubwira ko Bibiliya ifite aho ihurira cyangwa ubutumwa bwiza umwuka w'Uwiteka kuri Kristo
yamwohereje cyangwa yamusumye kuza kuvuga kubwiriza ubutumwa bwiza usubwira ko bifite aho bihurira n'ubu buzima. Numvaga ngiye kukubaza ngo utubwire niba hari ingero zo muri Bibiliya z'abantu bahungabanye, ariko muramyemerera ngira uyu mudendezo wo kubabaza iki kibazo ko ndimo ndibaza ngo ibyo byose umuntu udukurikiye abasha kwisanisha n'ubuzima bwanyu kurusha bwo muri Bibiliya. Wenda twe kuvuga kurusha, sivuga ko ubuzima bwanyu bufite agaciro kurusha ubw'inkuru zanditse muri Bibiliya, nangwa iki, ndavuga ko hari ukuntu kuba urimo ubwira abanyarwanda n'abari abanyarwanda biborohera kwisanisha namwe kurusha wenda inkuru twamubwira iri muri Bibiliya. Kandi n'ubundi Imana jamwe ivuga ngo ko Yesu yari ameze kera n'uyu munsi niko ari niko azahora. So ndibaza ko n'ubundi umurimo wo gufasha abahungabanye utarangiriye mu bihe Bibiliya yanditswe. Nshaka kugira ngo mbabaze munyemerere, ndahera kuri Nomani. Wowe ku giti cyawe cyangwa se we ndushatse wanagaruka no ku mateka y'u Rwanda, aho wavukiye, uko wakuze n'iki, waba waragize ibyo bihe byo guhungabana, haba hari icyaguhungabanije? Ese kugeza ubu bimeze biti? Yesu yaragukijije, uracyarimo kugira icyo ubikoraho? Ese kubirinda abana bawe, ndagira ngo se nkuduha a feel of it, uduhe urugero rwabyo. nka Lambert yabivuze, amateka ibyo umuntu aba yaranyuzemo bifite ihungabana ku buzima bw'umuntu, bikagira ingaruka n'uburyo ubana n'abantu. We navuga uvuze ikintu cy'amateka, muyeho n'amateka y'abantu benshi yabivuze. Abantu baba baravukiye mu mahanga, hari ikintu babuze bashakaga. Iyo muri wowe habuzemo ikintu cyo washakaga, hari effects ku buzima bwawe, hari ingaruka. Ikintu cyose twari duhuriye n'abantu benshi, nkuko brother Lambert yabivuze, ni abantu bashakaga kuba mu gihugu ntibakibemo, bakavukira mu mateka, mu magambo y'ababyeyi. Ayo magambo akagira effect cyangwa ingaruka ku buzima bw'abo bana, bagakura bafite iyo ntimba, bababaye, ntibahabwe amahirwe y'abandi. Uwo mwana akura ahungabanye, atizera n'abo bantu babana. Icyo kintu nacyo kigira effect cyangwa ingaruka ku mibanire y'uwo muntu n'abandi, kuko umutima we uba warashenjaguritse kutizera abandi. Nayo mpamvu umuntu nk'uwo wabaye ahantu asa nk'aho atemewe, batamwemera, bavuga ngo ntacyo umaze, kugira ngo ajye ahandi hantu shifting, ajye no mu kazi, bizamujyana n'igihe cyo kwemera yuko ibyo akora byemerwa. So iyo guhungabana nk'uko kujyana igihe. Ndibuka nkatwe twakuriye mu mahanga, bamwe of course amazina yanjye yose ni Icyongereza. Okay, n'ababyeyi bayanyise, abenshi bavuga ngo kuki udafite amazina y'Ikinyarwanda. Izo ni ingaruka bitewe naho umuntu aba yarakuriye. Bamwe ntibahabwa amahirwe yo kwiga, izo ni ingaruka. Ndibuka muri 1989 Vitali, nije muri uru Rwanda muri 89, nije mu giterane kivuga butumwa. Ariko ndakubwiza ukuri, ntabwo navugaga Ikinyarwanda. Muri 89, muri 1989 ninjira mu Rwanda, ariko ntinya kuvuga n'Urunyarwanda, nubwo na Ikinyarwanda cyanjye kitari polished, ariko nkatinya. Ubwo se navuga yuko atari ihungabana? Ni ihungabana. So abantu bari mu myaka yanjye n'abakuru tugomba kuba twari dusangiye icyo kintu. Rero uwo muntu yaje nko mu gihugu kujya gusanwa, kurema icyizere hagati y'abandi bantu, bijyana igihe. So ubwo rero ngewe ndarepresentinga cyangwa ni umuntu umwe muri benshi kujya kurema icyizere. So n'ibyo bintu ariko bikagira n'ingaruka, kandi kujya gutrustinga n'abantu no kwizera abantu bikajyana igihe. Ariko Kristo Yesu rero ntazira. Kristo Yesu aravuga ati, ni ngewe mfite imbaraga zo kugusana, nyizera. Ako kanya ugakrosinga
izo nkuta zose ukareba Kristo ko ari wo muhuza w'abandi bose. Ntureba abantu mu ndorerwamo z'ibyahise, ariko ukareba Bibiliya tubwira ngo turi ibyaremwe bishya. So ukagenda ujya nk'igikoresho cya Kristo muri ibyo. Ni nayo mpamvu iyi burareba ariya bana iriya carriers of his love, revealers of his compassion and healers to the nations. Aho niho byaturutse. Ese ugiye mu Rwanda uzajyana iki? Imana ikakubwira ngo ni njyewe uzakiza imitima y'abantu, ni njyewe mujyane nk'indirimbo murayizi y'ikinyarwanda ivuga ngo jyana umucyo, bavugaga muri Afurika, ariko jyana umucyo muri Afurika, jyana umucyo mu Rwanda, ni njye Mana ikiza, ni njye Mana restoring. So ni ukuvuga ngo imitima yo yonyine ibihari, ariko Kristo Yesu niwe ugenda yubaka inkuta ziba zarasenyutse. Ukajya kwibona ukasanga nigeze kwibwira wowe, ndibuka tujya mu ntuza muri Ruhengeri yo muri icyo gihe tujya kuvuga ubutumwa na AEE, twabwirije ahantu umuntu araza arambwira ati waje hano gukora iki? Hano ntabwo ari iwanyu. Urumva guhungabana, uvuye mu mahanga bati hano si iwanyu, ugiye mu gace ko wita ngo ni igihugu bati urumva guhungabana. Ariko Imana ishimwe yuko muri ibyo byose ntabwo wibona muri izo ndorerwamo. Mwene data uwo muntu namubwiye nti turano ku bwa Kristo Yesu, ntundebe mu ndorerwamo z'ubwoko cyangwa ikindi cyose. Ubwo rero Yesu wenyine niwe uduhuza tukabikoresha. Ubwo wihanganira amatsiko yanjye benshi, muri 19 uje mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi, ndibaza ko utari wakakandagiye na rimwe kuba vuye mu mahanga. Ubundi ku muntu usanzwe ni excitement yo kuvuga ngo finally ngiye iwacu, birangiye ngeze mu rugo, ndahageze, utaka abasokuruza banjye bavukaho, bavukiyeho bakamupfiraho, barwaniye bagize bate. At the same time icyo gihe ndibaza ko RPF yari yamaze kuba formed, sinzi wenda ukwezi RPF yabaye formed mu 1987. So hari movement yuko abanyarwanda bagomba kuzataha, barimo barakoresha inzira zitandukanye, nawe uri mwivuga butumwa, ariko final uje iwanyu. Ariko nanone uko babivugaga urimo atinya kuvuga ikinyarwanda. Ese ubwo ibyiyumvo byari bimeze bite? Bwari umunezero wo kugaruka mu rugo, bwari ubwoba, byari bimeze bite? Bwari umunezero wo kuvuga ngo nje mu gikorwa kivuga butumwa, kumenya yuko Kristo Yesu ampaye amahirwe yo kujya muri kiriya gihugu, kumenya yuko Kristo ashobora no kwamamazwa muri kiriya gihugu nsa nkaho ntagifitemo uburenganzira. That joy, in fact, Vitali, umunezero wanjye wari uvanzemo ibintu bibiri. Umunezero yuko nkandagiye muri iki gihugu, ngiye kumva no kureba ubutumwa bwiza bugiye kuvugirwa muri kiriya gihugu. That's the joy. Undi munezero ni kuvuga ngo nkandagiye muri kiriya gihugu, ariko hakajyamo n'ako bakavuga ngo ikiba kibe, ibintu byose ni iby'Imana. So in fact umunezero warushaga ubwoba, umunezero warushaga ubwoba, ariko bwari buhari nabwo, kuko na n'ubu na trauma iyo ndibuka nyura kuri televiziyo ni Radio Rwanda muri kariya gace, hari abasirikare bahari. Hari umuntu ntabwo ndi bumuvuge wakoraga muri biriya bice, nsanga abasirikare bari masikura bakomeye, you know, ibigango. Na n'ubu iyo image yo mbonye umuntu nk'ubu, ako kanya image ziraza. Can you imagine your trauma? Ntangira kureba umuntu muri iyo shusho, ariko Imana ishimwe yuko izo image ziraza, ariko ukazova kamera. Urakoze cyane Papa Lambert. Uwe mbere yuko ufasha abandi mu guhangana cyangwa mu gukirihungabana, ese mwebwe byarababayeho ni ikintu mufasha abandi mwaragiciyemo namwe ubwanyu, cyangwa ni ikintu mwagira amahirwe yo kwiga mukaba murimo kugifasha abandi? Uratubwira uko niba ari Yesu abigukijije uko byagenze, cyangwa niba ukibirimo nacyo tugusengere? Gusenga byo ntibirangira. Ubaze icyo kibazo natekereje kuko ubuzima
bwacu nk'abanyarwanda ni burebure cyane, ariko natekereje kubuvuga mu bice bibiri. Mu bice bibiri, ahantu hamwe nshaka kuvugaho nahungabaniyeho ni ihungabana nagize nkiri mu nda ya mama. Mfite amezi 6 mu nda ya mama, data yakoze impanuka yendaga kumuca amaguru yombi. Niwe wakoraga, mama ntiyakoraga icyo gihe. Urumva ibyabaye byose kandi bibaye ku mubyeyi bigira ingaruka no ku mwana. Byagizeho ingaruka rero z'uburyo butandukanye, wenda ntajya muri detaye cyane, ariko iryo hungabana naribanye naryo igihe kinini ndi na mukuru, ryo kwibaza niba nzabaho, niba nzabishobora, niba ubundi buriya njye sindi uwo gupfa. Ukumva hari nyine ikintu kikubwira ko budakwiriye. Hanyuma irindi hungabana ry'uburyo bwa kabiri, ryo muri aya mateka yacu y'u Rwanda na jenoside, navuga ngo nagize rimwe mbere ya jenoside, muri jenoside ndetse na nyuma ya jenoside. Irya mbere ya jenoside hari mu bihe by'amashyaka. Hari ibintu bitaga mu Rwanda ngo ni ukubohuza. Ishyaka rimwe rigakubita abayoboke b'irindi shyaka babohoza ngo basubire muri iryo shyaka. Nari muto muri za 92 ndi iwaciye mu cyaro, mbona abantu bo ku musozi umwe barwana no ku wundi musozi kubera ko bari mu mashyaka atandukanye. Iryo hungabana naryo nararibanye, ngumamwo igihe kinini cyane. Hanyuma hari iryo muri jenoside, abantu barapfa, njye sinari mu gice cy'abicwaga, ariko ibyabaga mu gihugu bifite ukuntu twese byatugiragaho ingaruka. Nk'urugero, umunsi jenoside itangira muri iryo joro, nubwo twari turi kure tutanahigwa, ariko tumenye ko indege yaguye, ndibuka ko twavuze ngo birarangiye. Twagize ubwoba bwinshi mu rugo iwacu iyo za Cyangugu aho nkomoka. Naryo rero n'ibihe byakurikiye byose byari ibihe by'ubwoba n'ibindi byinshi. Hanyuma irindi hungabana rya nyuma ya jenoside, narahunze mpungera muri Kongo. Macinya narayibonye yica abantu, usanga abantu baguye ku muhanda. Narahunze njya mu mashyamba. Ibyo byose bifite uko byangizeho ihungabana. Bimwe rero mu byanteye kujya kwiga ibyo nize by'ubumenyamuntu, nuko nabonaga ko bimfiteho ingaruka. Nuko nabonaga nishakiraga ibisubizo. Ntabwo icyanjyanye cya mbere ari uko nashakaga gufasha abandi byaje nyuma, nubwo atari ko nabitekerezaga. Numvaga iyo nabwiraga abandi, numvaga ndi kuvuga ko nshaka gufasha abandi, ariko iyo nicaye nkisuzuma nsanga icyanjyanye kwiga ibyo nize nuko numvaga hari ibintu bindimo nkeneye kubonera ibisubizo. Narabyize rero bingira umumaro w'uko namenye ibintu byinshi, ariko navuga ko icyampaye noneho gutinyuka kujya kubikora ni umurimo Imana yakoze muri jyewe. Wa Kristo na Dr. Norman yavugaga yakoze umurimo muri jyewe. Nsanga ntiyapfiriye ibyaha byanjye gusa, ahubwo yishyizeho intimba zanjye, yishyizeho umubabaro wanjye. Nsanga yashenjaguriwe gukiranirwa kwanjye, igihano kimpesha amahoro cyari kuri we. Byanteye rero wenda nuko tutagiye muri details z'uko uri kubaza aho bihurira na Bibiliya, ariko kimwe mu bintu nakundiye Kristo nuko aguha amahirwe y'uko umubwira ibyawe, ukasuka umubabaro wawe, ugasuka hahandi wahungabaniye uko ibintu byagenze. Wagira amahirwe ukabona bene so bashobora kukwakira uwo mutwaro, bakumva ku gahinda kawe, wenda mutanasangiye n'amateka. Ibyo ngibyo bifite ukuntu byanyururukije umutima. Ndibuka mu 2001, ntabwo nibuka ukwezi neza, ariko nsubiye inyuma najya kubishaka nkabibona, nibwo natangiye urwo rugendo rwo gutura bya bintu byose Imana ibikora neza. Na cya kindi kiwacu mu rugo Imana yagize uburyo igikoraho, ryahungabana nagize ndi mu nda ya mama. Ubundi nabagaho nyine ndi mbarubukeye, ntazi ngo bizagenda gute, kubera ntekereza ko uko mama yahangayitse avuga ati bigiye kugenda gute,
niko nanjye ubuzima bwanjye nabwubatse mvuga ngo ndi mbara ubukeye ningira amahirwe buracya, ubwo ningira amahirwe buraza kwira. Ariko uyu munsi mfite ibyiringiro, uyu munsi ndiho ndubatse, kandi nk'uko twabivugaga nyine ndafasha abandi. So nuko nabivuga muri make, ariko ntararangiza reka mvuga akantu kamwe. Wahoze ubaza ku bijyanye na sinye. Hari ibintu ntabonaga ko mfite mwihungabana, ariko nyamara nari mbifitemo. Kimwe mu bintu muri ubwo bugimbi bwanjye byabayemo, nanyweye inzoga nyinshi, nkajya numva ishema ryanjye nuko ngenda nkicara mu kabari mu gitondo nkageza nimugoroba nkicaranye n'abagabo bo basinze jewe aribwo zigitangira kumfata. So nanjye zikaza kumbasha inyuma, ariko nkumvira iryo niryo shema ryanjye. Ariko mu by'ukuri iyo nsubije amaso inyuma ryari ihungabana, nkabura ahandi nditura, nkarijyana mu nzoga, amarerezo manyine bugacya nkongera nkumva umutwe wamenaguritse, ariko nkavuga ngo zivurwa n'izindi. So urumva rero nari mbaswe n'icyo kintu, nk'uko hari uyu munsi abahungabanye bikabatera kujya mu biyobyabwenge, bikabatera kujya muri za addictions z'uburyo butandukanye, kandi mu by'ukuri ari ihungabana. Ariko ikindi, hari ukuntu ntiyitagaho, rimwe na rimwe nkumva n'ubuzima. Ndi ibintu nka bibiri byambayeho. Namaze imyaka myinshi ntajyanywa amazi atetse, kandi atari uko nayabuze. Nkumva nanyweye amabi menshi kandi ntiyagira icyo antwara. Nkumva ubwo nagize amahirwe nkabona yo muri robine ntacyo ari buntware. Ariko mu by'ukuri ari trauma, ari ihungabana rimbwira ngo ntacyo ubuzima bumaze. Namaze igihe ntajya noza amenyo. Hanyuma uyu munsi nsura kwa muganga w'amenyo kurusha ahandi hantu hose. Kubera iki? Kuko amenyo yanjye menshi yarangiritse kubera iyo myaka ya nyuma ya jenoside za 1998, 1999 kugera nka mu 2000. Ntacyo byari bimbwiye kwiyitaho, numvaga ntacyo bitwaye, biri aho ngaho, nta myaka ijana. Ariko mu by'ukuri uyu munsi ndashima Imana ko byahindutse, ariko mbivuzeho kugira ngo wenda bihe n'igitekerezo n'undi muntu waba yibaza ngo wenda ngewe ndi okay, ntacyo bitwaye, ariko nkabivuga mu buryo buri pratique. Urakoze cyane. Dutangira gusa n'abagana ku musozo, ndashaka kugira ngo nanone udufashe ku muntu we ubwe uhungabanye cyangwa ubana n'umuntu ufite ihungabana, ese amufasha ate? Amushakira ubufasha, wenda ashobora kumushakira ubufasha ariko si igihe wenda ataramugezayo, cyangwa sinibaza ko n'igihe agiyeyo ako kanya ahita akira akagaruka bakabana. Amufasha ate se wowe ubwawe ukimara kwisangamo yuko ufite ihungabana ubigenza ute? So nagira ngo dufashe ku muntu ushobora kuba dukurikiye, hamwe n'ibimenyetso twavuze bitandukanye, akabona ko byaza bikunze hari ahantu harimo gucana amatara atukura mubwira ngo ahantu ukwiye kugira icyo wakora, cyangwa se akaba yarebye ubuzima bw'abana nawe akora nawe bimeze gutyo. Nyuma y'aya makuru umuntu abigenza atakora iki? Urakoze cyane. Buriya iyo ugize amahirwe ukamenya yuko uhungabanye, ni intambwe ikomeye, kubera ko turabizi abantu benshi kubera ukuntu dutekereza ibintu kubera ukuntu dutekereza ubuzima bwo mu mutwe, tukabifata nk'aho umuntu aba yagize intege nke, tukabifata nk'aho ni ikibazo, ntabwo sosiyete iba ikiguha agaciro. Twese duhunga kwemera ko dufite ikibazo, ariko ugize amahirwe ukabyemera, buriya uba uteye intambwe ikomeye. Kwemera ko ufite ikibazo ntabwo ari intege nkeya, ni ikibazo cy'amateka yawe, ni ikibazo cy'inzira wanyuzemo, ubuzima bwakunyujijemo, ariko ntubifate nk'aho mbese ari intege nke. Oya, ahubwo menya ngo kuba wamenye ko ufite ikibazo ni intambwe ikomeye, kandi n'izindi zose zirashoboka nyuma y'aho ngaho. Icya kabiri mvuga, gumana ibyiringiro, kubera ko hari wumva ko yibutsa amateka ye, yibutsa inzira yanyuzemo, arebye ibimenyetso afite agahita ajya mu kintu cy'ubwihebe. Oya, witakaza ibyiringiro. Impamvu turi hano, impamvu nanjye mpagarara aha, wari kubanyereka ubundi ngira ifoto yanjye ndi mu kabari,
n'ibirahure bya Primus bindi imbere, hari bamwe njya nyereka niba nshobora nanjye kuba ndi hano ku myaka 17 nari nkubiswe, nari merewe nabi, mfite uko mpungabanye kandi sinjye wanyuze mu bikomeye kurusha abandi, ariko niba nanjye nshobora kuba ndi hano nawe wahaba, nawe wahagera. Witakaza ibyiringiro rero, komeza ugira ibyiringiro. Hanyuma ikindi cya gatatu nacyo navuga, tangira utera intambwe zo gushaka ubufasha. Intambwe zo gushaka ubufasha ziri mu nzira nyinshi. Iya mbere ni ukuba wagira undi muntu ubiganiriza. Niba ufite abo mu bana, bashobora kuba ari abasore bagenzi bawe, bashobora kuba ari abo mu muryango se, abo mukorana ku kazi, tangira ubaganiriza, ubabwira uti hari ukuntu mbona hari ibintu bitagenda neza, nagira ngo mube mubizi ariko munamfashe tugendane uru rugendo. Icyo ngicyo bifite icyo bimaze, kuba hari undi muntu byibuze uzi ngo wemera ko hari ikibazo ufite kandi utangiye urwo rugendo, akaba yakubera umujyanama, akaba yajya kubaza bigeze he se, ngufasha iki, ese uratekereza ko twanyura iyihe nzira, ariko ntugende urwo rugendo uri wenyine, kubera ko ku rugendo uri wenyine birakuvuna. Ndabizi cyane, nabinyuzemo, birakuvuna, ariko iyo ubonye abandi mu rugendana biroroha. Hanyuma ikindi kiri mu gushaka ubufasha, niba ushoboye kubona abajyanama bo mu by'ubuzima bwo mu mutwe, haba ari mu mudugudu utuyemo se, haba ari kuri za centre de santé basigaye bahari, haba ari mu miryango itandukanye, abo bajyanama barahaba. Begere, ntuvuge ngo ntibikureba. Ndabizi kubivuga gutya hari igihe umuntu ahita avuga ati ubwo se kutababwiye ibindi, we nabyo turabivuga, ariko egera abo bantu bahuguriwe mu gufasha abandi mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kubera ko bagufasha kandi bikakugira umumaro. Kuba Kristo rero by'umwihariko, icyo nakubwira ni uko ufite ahantu horoshye Imana igutegereje kugira ngo ibashe kugukiza, ni ku musaraba wa Yesu Kristo. Yabivuze kare atangira, Dr. Norman atubwira uburyo Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe nitumusanga araturuhura. Kare hari ikibazo wabajije uvuga ngo hari abo muri Bibiliya tubona, hari umugore witwa Hana yari yarahungabanye mu buryo bukomeye pe, kandi afite n'abantu bahora bamuhungabanya buri gihe uko umwaka utashye. Hanyuma ajya gusenga inshuro nyinshi, akagaruka uko yagiye, ariko umunsi umwe aravuga ngo oya, ntabwo ndi butahe ndasutse agahinda kanjye n'amaganya yanjye imbere y'Imana. Aragenda asuka umubabaro w'imbere y'Imana, aragenda abwira Imana uko bimumereye. Kandi Bibiliya iratubwira muri Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 ngo amaze gusuka umubabaro we, umutambyi amaze kumusabira umugisha, ngo yaragiye, ibiryo byajyaga bimunanira ashobora kubirya, ngo arangije ngo no mu maso he ntihagaragaza umubabaro ukundi. Ku musaraba wa Kristo rero ni ahantu washobora gukirira. Ku ikindi nacyo nisabira abakristo bagenzi banjye, mureke dufatane urunana, dufashe bagenzi bacu. Kuba umuntu yababaye, kuba umuntu yagize ihungabana, kuba umuntu afite ibimuremereye, ntabwo ari ukuba umunyabyaha, ahubwo biravuga ngo ni amahirwe Imana iduhaye yo kugira ngo dufashe mwene uwo muntu tugendane nawe. Kuba ndi hano ni uko nanjye hari abagendanye nanjye. Nawe rero gerageza ufashe mugenzi wawe, umutega amatwi, ntumucire urubanza, wumve ibimuremereye, kugira ngo mufatanye kujya imbere ya Kristo, imbere ya ntebe y'ubuntu bw'Imana, mubashe kubona gutabarwa mu gihe gikwiriye. So ibindi byaba birebire cyane, ariko ibyo nibyo navuga kuri wa muntu wamaze kumenya ko hari ikibazo. Urakoze cyane. Norman, bavuga ngo muri Yesu biruzuye, yaje ngo atanga ubuzima bwinshi kandi bwuzuye. Ndabizi ko hari umuntu ukibaza, dore se ibindi ibyo bintu byose byo kujya gushaka abandi bantu, ukajya kubwira umuntu ibibazo byawe, nta nicyo mupfana, nta n'ikindi muri buhurire, uretse ko muri buhurire kwa muganga gakumva ashobora no kumvira ubusa, wabisengera gusa ntibyaba bihagije. Bibiliya ivuga iki ku gushaka ubufasha ahandi hantu? Sinzi niba ari ahandi hantu 100%, kuko n'abo bantu n'Imana yabaremye cyangwa yabahaye ubwo bumenyi. Abo nashaka kubaza, umukristo ubasha gusenga Imana ikamwumva, ni ngombwa yuko ajya gushaka n'ubundi bufasha bw'abapsychologist, cyangwa birahagije yuko yisengera wenda na pasiteri we akamusengera bikaba ari ibyo ngibyo? Yesu niwe cyitegerezo cyacu.
amaze gukora ibitangaza ku bari barwaye yaravuga ngo mugende mwiyereke abatambyi. Abatambyi bari bafite n'ubumenyi bwo ku examine, ubwo rero gusuzuma. Ubwo Yesu, niba dukurikiza Yesu niba ari Yesu wakoraga ibitangaza, yongera avuga ati mugende kwa kanaka bajye kubasuzuma. Ubwo rero bisobanura yuko hari ababizobereyemo. Yego, hari isengesho ni ryiza kandi turaryemera, ariko ubujyanama nabwo n'Imana ibarashyizeho abantu. Arega na Luka yari doctor. Ubwo rero ni ibintu bigomba kuba balanced, ntitujye gusa extreme, ntiturebe yuko nk'aba brother Lambert badakenewe. Ubufasha burakenewe. Urakoze cyane. Dusoza, nihe message n'ubuhe butumwa ugenera abantu muri rusange bakuri iki kiganiro? Ese ibyiringiro biri muri Bibiliya Imana iha umuntu ufite ihungabana uyu munsi nibihe? Ibyiringiro mwene data yabivuze, ariko kamubwire abakristo n'abayobozi b'amatorero, ibyiringiro by'uriya muntu wahungabanye biri mu Mana, nibyo 100%. Ariko ibyiringiro by'uwo muntu wahungabanye, Imana uwo muntu atabona, Imana ibonera mu bantu. Ndongera kubisubiramo, wa muntu wahungabanye azi yuko Imana iriho, ariko ntabwo Imana ayibona mu bifatika, Imana ayibonera mu bantu. Kugira inama umuntu nk'uko ukamwegera, ukamuhumuriza, ukamuha n'ibintu bifatika, nibwo bazabona Imana. Ubwo rero Imana iri muri wowe. Wa muntu uhungabanye numwegera, ukamuhumuriza, ukamuha ibyiringiro, ukamusengera, ukamugira ikintu umufasha, bazabona Imana igenda. Niko Bibiliya ivuga, turi umubiri wa Kristo. Kuba practical, uvuga ngo Imana izabikora. Imana izabikora ute kandi Imana ari we igikoresho cy'Imana? Urakoze cyane. Lambert, mbere yuko uduha nawe ubutumwa ugenera abadukurikiye bakurikiye ikiganiro n'ibyiringiro biri muri Yesu ku muntu uhungabanye, nshaka kwanza dufashe. Nanone hari umuntu uvuga ati uriya mugabo atangira yavuze yuko akora mu muryango wafasha umuntu ufite ikibazo nk'icyanjye. Umuryango wanyu Rero Ministries, umuntu aba akeneye ubufasha aca he, bigenda bite? Umuryango wacu mbihuje n'ibyo Norman yari amaze kuvuga, umutima wacu si no gufasha abantu gusa, ni no gutoza amatorero kuba yagira abantu bakorera mu itorero baba abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe mu matorero. Ibyo nabyo ni ibindi dukora, kuko ntitwifuza ko abakeneye ubufasha bose bazi iwacu, kuko ntabwo twabishobora. Abanyarwanda ni benshi, ntibakwirwa iwacu, ariko amatorero n'imiryango biri hirya no hino, ku buryo rero kubatoza uko bafasha bagenzi babo ni ikiba ku mutima wacu. Uburyo bwo kutubona, nk'uko nabivuze, mu buryo buri physical dukorera hano Kicukiro Niboye, inyuma ya Rainbow Hotel. Hanyuma ubundi ushobora no kuca kuri website yacu ya ll.org.rw, ariko hari na nimero umuntu ahamagara akaba yasaba rendezvous, hanyuma akaza tukamwakira. Ndetse tugira n'inyigisho dutanga zifasha abantu kugira ngo bamenye uko bakira ku giti cyabo, ariko banamenye n'uko banafasha na bagenzi babo. Sinzi wenda niba n'izo nimero nazivuga. Ni 07 8 950 1986, 07 8 950 1986. Cyane cyane uyihamagaye hagati yo kuwa kabiri no kuwa gatandatu tuba turi bubone ukwitaba, ku cyumweru no kuwa mbere ntabwo tuba twakoze. Yego. Ubutumwa bwawe busoza? Ubutumwa bwanjye busoza nubwo kubwira abantu ngo hariho ibyiringiro. Buriya ikibazo ntabwo ari ibyo wanyuzemo, ikibazo nta nubwo ari n'ihungabana byasize muri wowe, ikibazo cyaba
kwemerera iryo hungabana ko riguherana. Hari uburyo bwo gukira nk'uko twakomeje kubivuga, kandi ku musaraba wa Kristo Yesu ni ahantu nabonye ngewe nkirira ku giti cyanjye, ariko n'abandi benshi bahakiriye. Bityo rero ntutakaze ibyiringiro, icyo Imana yakuvuzeho n'icyatumye kurema kiracyahari. Nubwo waciye muri byinshi, ariko ntabwo Imana yahinduye icyo yagutekerezagaho, ahubwo ishaka gufatanya nawe ngo igukize, igusane, inagushoboze gusohoza cya kindi yakugambiriyeho. So ntucike intege rero, komera, Kristo ari kumwe nawe. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye cyane, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, mwakoze no gusangiza abadukurikira ubumenyi bwinshi mwatanze uyu mugoroba. Imana ibahe umugisha. Ndagushimira nawe wadukurikiye, kunda kudukurikira, yaba hano kuri TV10 buri cyumweru kuva saa 9:30, ariko ushobora no kudukurikira kuri YouTube channel yacu CNM Podcast, ushatse wakandikamo ngo Christ for the Nations Ministries, uhita ubona channel yacu, ukakurikira ibi biganiro niyo byaba byaragucitse ku cyumweru. Ndabashimiye cyane rero, ndabifuriza icyumweru cy'umugisha, ndabifuriza yuko icyumweru kizabera icyumweru mubonamo umusaruro mu byo mukora bitandukanye, naho ku cyumweru gitaha mugire umugoroba mwiza.